What's up my fellow traders? Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza candlesticks zitwa engulfing, harami na doji candlesticks zikunda kugaragara mu isoko mu gihe isoko rigiye guhindura icyerekezo. Urabasha gusobanukirwa neza ubusobanuro buba buri nyuma yazo iyo zigaragaye n'icyo ziba zishaka kwerekana mu gihe zigaragaye mu isoko. Alright, urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Ngewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Burino Inyasa Gakwerere. Ora subscribe na like, unakomeza gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka dutangire isomo rya gatatu, igice cya gatatu. Sobanukirwa neza candlesticks zitwa engulfing, harami na doji candlesticks zikunda kugaragara isoko rigiye guhindura icyerekezo. Alright, ese engulfing candlestick patterns ni iki? Muri ubu bwoko bwa candlesticks dusangamo ubwoko bubiri bwa engulfing candlesticks, aho dusangamo bullish engulfing candlesticks, tugasangamo na bearish engulfing candlestick pattern. Alright, bullish engulfing ni izerekana ko isoko ryamanukaga rigiye guhindura icyerekezo rikagana mu cyerekezo kizamuka. Bearish engulfing ni izerekana ko isoko ryazamukaga rigiye guhindura icyerekezo rikagana mu cyerekezo kimanuka. Ndakeye kubibona neza uko ziba zimeze. Ubu bwoko bubiri bwose, muri buri bwoko dusangamo candlesticks ebyiri, aho candlestick ya kabiri ibisa naho yamize cyangwa se yahishe candlestick ya mbere. Ndakeye kubibona neza. Reka duhere kuri bullish engulfing candlestick pattern, ubundi ngusobanurire icyo ari cyo n'ikiba kiri inyuma yayo kugira ngo igaragare. Alright, nguru urugero rwa bullish engulfing candlestick patterns. Urebye hano kuri bullish engulfing candlestick pattern, uburyo izi candlesticks ebyiri zimeze, candlestick y'icyatsi urabona ko yafungukiye hasi yaho iya mbere y'umutuku yafungiye, hanyuma irangije ifungira hejuru yaho iya mbere y'umutuku cyangwa se iyayibanjirije yafungukiye. Ndakeka hano ibyo mvuze ubibona neza. Ibyo byonyine mberetse birerekana ihindagurika riba ribaye ku buryo isoko ryagendaga muri ako kanya zagaragayemo. Kuri uko kwiforoma cyangwa se kugaragara kwa bullish engulfing candlestick pattern, candlestick ya mbere itukura iba ari bearish candlestick cyangwa igana mu cyerekezo kimanuka, kubera ko iba yafungutse hanyuma nyuma igafungira hasi aho yafungukiye. Noneho candlestick y'icyatsi ikurikiraho igafunguka igasa nkaho imanuka gato igana hasi, hanyuma igahita izamuka igafungira hejuru yaho iya mbere itukura iba yafungukiye. Iyo candlestick ya kabiri y'icyatsi iba ari bullish. Muri uko kwiforoma kwayo biba bisobanuye ko abagura currency pair yagaragariyemo kuri chart baba baje bakarusha imbaraga abagurishaga currency pair. Alright, cyeka ahangaha ubibona neza. Iyi chart irerekana urugero rwa bullish engulfing candlestick pattern. Urabona ko yagaragaye hanyuma isoko rigahita rihindura icyerekezo. Alright, reka turebe kuri bearish engulfing candlestick pattern, ubundi nayo ngusobanurire icyo ari cyo. Alright, ndakeka wumvishe neza bullish engulfing candlestick pattern icyo ari cyo n'ikiba cyabaye kugira ngo igaragare. Kuri bearish engulfing candlestick pattern ni opposite cyangwa se ni ikinyuranyo cya bullish engulfing candlestick pattern nk'uko ubibona. Urabona ko candlestick y'icyatsi yafungutse hanyuma nyuma ikazamuka igafungira hejuru yaho yafungukiye, ubwo ni ukuvuga yaganaga mu cyerekezo kizamuka. None urabona ko candlestick ikurikira itukura yafungukiye hejuru yaho yayibanjirije y'icyatsi yafungiye, igasa nkaho izamukaho gake igana mu cyerekezo kizamuka, ariko nyuma ikaza kumanuka igafungira hasi yaho yayibanjirije y'icyatsi yari yafungukiye. Aha biba bivuga ko mbere abaguraga isoko
cyangwa bari bakoze bayi bari bafite ingufu, hanyuma nyuma abagurisha isoko bakinjiramo bakarusha imbaraga abaguraga isoko, nyuma noneho bakagurisha isoko rigahita rimanuka. Ni ukuvuga ko mu gihe ukoze analysis zawe ukabona wenda iriya bearish engulfing candlestick pattern igaragaye kuri resistance cyangwa se kuri downward trend line, ushobora guhita ushaka entry nziza yo kugurisha cyangwa se gukora sell ya currency pair iyo chart igaragariramo. Alright, kuri iyi chart urabona neza ko yerekana neza urugero rwa bearish engulfing candlestick pattern. Urabona ko yagaragaye hanyuma isoko yarangiza ikamanuka ikagana mu cyerekezo cya down trend cyangwa se cyo hasi. Guys, ndakeka usobanukiwe neza bullish na bearish engulfing candlestick pattern z'icyari cyo. Ugendeye kuri iyi chart urabibona neza. Reka tugende tujye kuri Harami candlestick pattern ubundi nayo nkusobanurire icyari cyo. Harami candlestick ni gutya ziba zimeze. Muri ubu buryo bwa candlestick pattern dusangamo izitwa bullish Harami n'izitwa bearish Harami candlestick pattern. Harami ni ubwoko bwa candlestick pattern bw'ingirakamaro hano mu isoko, kubera ko iyo bugaragaye haba hari amahirwe menshi ko isoko rigiye guhindura icyerekezo bitewe naho bugaragaye, urugero nko kuri strong support cyangwa se resistance. Wowe kubwira ko impinduka nziza cyane zigiye kuba. Alright, reka duhere ku bwoko bwa mbere mu bwoko bugize Harami candlestick pattern ubundi mbugusobanurira. Reka duhere kuri bullish Harami candlestick pattern. Iyo bullish Harami yiforumye cyangwa se igaragaye mu gihe isoko ryari riri muri down trend cyangwa se ryamanukaga, noneho iyo candlestick ya bullish Harami igafungukira ahagana hagati iyo candlestick yamanukaga yari yayibanjirije, ubundi igafungira hejuru yaho yari yafungukiye, ariko hasi yaho yayibanjirije iba yafungukiye. Aha biba bishatse kuvuga ko abagurishaga isoko bacitse intege, hanyuma abagura isoko bakaba aribo bagize ingufu. Ushobora kureba bullish Harami candlestick pattern igaragaye kuri upward trend line cyangwa se kuri support, ubundi ugashaka entry cyangwa se uburyo bwo kugura iyo currency pair iri kuri chart ino bullish Harami yagaragariyemo. Alright, dore nguru urugero rwa bullish Harami rwagaragaye kuri currency pair ya GBP USD. Urabona ko yagaragaye hanyuma isoko rigahita rizamuka, yari riri mu cyerekezo kimanuka, igaragaye isoko rihita ritangira gufata icyerekezo kizamuka. Alright, reka turebe kuri bearish Harami candlestick pattern. Bearish Harami candlestick pattern ni gutya bimeze. Kuri bearish Harami candlestick pattern kugira ngo igaragare ikunda kugaragara ku isoko ryari ririmo kuzamuka, noneho bearish Harami candlestick pattern igafungukira hagati muri candlestick yazamukaga yari yabanje, ubundi ikanafungira hasi yaho yafungukiye ariko hejuru gato yaho yayibanjirije yari yafungukiye. Bearish Harami candlestick pattern ibikubwira ko abaguraga isoko barimo gucika intege, hanyuma abagurisha isoko cyangwa se abakora seri y'isoko akaba aribo bagize ingufu. Alright, ugomba kureba bearish Harami candlestick pattern kuri downward trend line cyangwa se kuri trend line imanuka, cyangwa se ukayireba kuri resistance level kugira ngo winjire mu isoko ukoze seri cyangwa se ugurishije currency pair yagaragariyemo. Alright, iyi chart irerekana neza urugero rwa bearish Harami candlestick pattern. Urabona ko isoko ryaganaga mu cyerekezo kizamuka, yakwiforma cyangwa se yagaragara, isoko rigahita ritangira gufata icyerekezo kimanuka. Ngira ngo urabibona neza. Alright, uburyo bworoshye bwo kwibuka neza Harami candlestick pattern ni ukugendera ku mugore utwite hamwe n'umwana uba uri mu nda. Ngira ngo hano urimo kubibona neza. Kuri bullish Harami candlestick pattern no kuri bearish Harami candlestick pattern ni urugero rwiza ugendeye ku mumama utwite. Alright, ndakeka ubashije gusobanukirwa neza bullish Harami na bearish Harami candlestick pattern. Reka turebe
doji candlestick patterns. Doji candlestick patterns ni gutya ziba zimeze. Amadoji ni udu candlesticks tugufiya ugereranije na candlesticks ziba zatubanjirije. Ubwoko bwa doji candlestick pattern bushobora kugaragara isoko rigahindura icyerekezo cyangwa se rigakomeza rikagana mu cyerekezo ryaganagamo, byose biterwa nuko utwo du candlesticks twagaragaye. Alright, doji candlesticks ziba zifite forume nyinshi zitandukanye ariko zikaba zifite ubusobanuro bwazo. Ngubu ubwoko butanu bw'udu candlesticks twitwa doji n'ibisobanuro byatwo. Umwanya wa mbere tuhasanga akadoji kitwa doji cross cyangwa se standard doji cyangwa se doji star. Ni gutya kaba kameze kuri chart. Aka kadoji gashobora gutuma isoko rihindura icyerekezo rikaba ryazamuka cyangwa se rikamanuka bitewe naho kagaragaye, urugero nko kuri support, resistance cyangwa se kuri upward trend line cyangwa se kuri downward trend line. Muri make kugira ngo ino candlestick ya doji ibaho mu gihe igiciro kuri iyo candlestick kiba cyafungutse hanyuma kikazamukaho kikanamanukaho, iyo candlestick yajya gufunga igafungira aho yari yafungukiye, bikaba ari byo bihita birema aka candlestick kameze gutya urimo kubona. Ugomba guhita ureba neza ko iyo candlestick ya doji cross yaba yagaragaye kuri upward cyangwa se kuri downward trend line, kuri support cyangwa se kuri resistance, ubundi ugahita ushaka inturi yo kugura cyangwa se kugurisha currency pair ako kanya. Alright, wagiye ukandi kadoji ka kabiri kitwa Gravestone doji. Ni gutya kaba kameze kuri chart, ngira ngo murakabona. Gravestone doji kugira ngo biba byagenze gute? Aha ngaha candlestick iba yafungutse hanyuma igiciro kikazamuka kikajya hejuru yaho yafungukiye, hanyuma kikongera kikamanuka kigafungira aho kiba cyafungukiye. Gravestone doji ifatwa nka bearish reversal candlestick pattern cyangwa se mu gihe igaragaye isoko rizamuka ibishaka kwerekana ko rigiye kumanuka. Ugomba kureba Gravestone doji kuri downward trend line cyangwa se kuri resistance level, ukashakira entry yo kugurisha cyangwa se gukora seri y'isoko cyangwa se iyo currency pair yagaragariyemo. Alright, wagiye ku kandi kadoji ka gatatu kitwa Dragonfly doji. Ni gutya kaba kameze kuri chart, ngira ngo urimo urabireba hariya hari akabara k'ubururu, urabona ko kagaragaye kuri trend line, isoko rigahita rikomeza rikazamuka yari yashatse kumanuka gatoya. Dragonfly doji ifatwa nka bullish reversal candlestick pattern cyangwa se iyo igaragaye ku isoko ryamanukaga noneho ikagaragara kuri support level cyangwa se kuri upward trend line, ibishaka kwerekana ko isoko ryamanukaga ishobora kuba rigiye guhindura icyerekezo hanyuma rikaba yagana mu cyerekezo kizamuka. Dragonfly doji ni ikinyuranyo cya Gravestone doji. Ugomba kureba Dragonfly doji kuri upward trend line cyangwa se kuri support, ukaba wareba uko ugura currency pair kuri chart Dragonfly doji yagaragariyemo. Alright, wagiye ku kandi kadoji ka kane kitwa Long Legged doji. Iyi doji yitwa Long Legged doji ishaka gusobanura ukubura gufata k'umwanzuro hagati y'abaguraga isoko n'abagurishaga isoko bitewe naho yagaragaye. Iyo igaragaye kuri resistance level iba yerekana ko isoko ryazamukaga rigiye kumanuka, noneho iyo yagaragaye kuri support level ikaba yerekana ko isoko ryamanukaga rigiye kuzamuka. Ugomba kureba Long Legged doji kuri support cyangwa se kuri upward trend line, ukaba wagura isoko cyangwa se ukayeba kuri resistance cyangwa kuri downward trend line ukaba wagurisha isoko. Alright, bagiye ku kandi kadoji kitwa the 4 price doji. Kano kadoji kitwa 4 price doji ni akarongo kaba gatambitse kadafite akarongo na kamwe kari hejuru yako cyangwa se hasi yako. Aka kadoji gasobanura ibura ryo gufata umwanzuro n'umwe
hagati y'abaguraga n'abagurishaga isoko. Muri make iyo kagaragaye kuri iyo time frame kagaragariyemo nta gikorwa na kimwe kiba cyahabereye, cyaba icyo kugura cyangwa se icyo kugurisha currency pair. Ngira ngo urimo uratubona neza kuri chart ahantu tugiye duherereye. Ino chart irimo iratwerekana neza. Right. Iki gishushanyo cyerekana neza ubwoko butanu bw'utu tudugi twose n'ubusobanuro bwatwo. Right. So guys, ndumva usobanukiwe neza candlesticks zitwa engulfing, izitwa harami n'izitwa doji candlesticks pattern zikunda kugaragara mu isoko mu gihe isoko rigiye guhindura icyerekezo, n'icyo wakora mu gihe ubashije kuzibona mu isoko bitewe n'aho zagaragaye. Alright. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika wanditse ibitabo byinshi byamamaye birimo ibikoreshwa n'abanyapolitike, urugero nk'igitabo cyitwa The 48 Laws of Power witwa Robert Greene yaravuze ati ahazaza hafitwe na ba bandi biga ubumenyi bwinshi barangiza ubwo bumenyi bakabuhuriza hamwe ubundi bagakora ikintu kiri creative. Alright. So guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se? Reba nonaha muri description cyangwa se muri comments urahasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Ubu ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading, urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure muri ndi somo rikurikira, komeza gusobanukirwa no kureba kure n'ibikomeze bibane nawe. Bye bye.